Izuba ryarenze mu mujyi wa Los Angeles, amatara yo ku mihanda yaka nk'inyenyeri zo mu isi. Mu nzu nziza iri ahantu habereye amaso, nkaba ndi umukobwa witwa Sophia Johnson, imyaka 25 y'amavuko, nicaye mu cyumba cyanjye nyine ndeba amafoto yanjye yo mu bwana. Gusa nari ndi kwibaza ikibazo kinkomeye kandi kigoye umutima wanjye cyane. Ese koko muraryamana na data? Ese koko nkundana na data mu buzima bwanjye bw'uyu munsi? Cyangwa ninjye wamusunitse kubw'irari ryiwe nanjye aranyegera? Amaso yanjye yari yuzuye amarira, amabanga yari amaze imyaka igera kuri 5 apfunditse ku mutima wanjye. Ubu ni Sophia Johnson uri kutubwira iyi nkuru ye cyangwa se ubu buhamya bwe. Ari umukobwa mwiza ufite imiterere ikurura abagabo, ariko se umugabo w'imyaka 50 noneho papa wanjye. Niwe waje guhinduka umukunzi wanjye mu minsi iri imbere, kandi biba ari umukunzi wanjye rwihishwa. Mbere yuko dukomeza ubuhamya by'uyu mukobwa, reba hasi mbarakoze subscribe, ukande subscribe ndetse ukande like kuri iyi video kugira ngo ibashe kugira ku bantu bose, kandi ndetse abashe kuba bakumva ubu buhamya, kugira ngo nawe ikintu cyose uba ukora cyangwa ikintu kidakwiye mu buzima bwawe ube wakimenya, bitewe n'ubu buhamya bw'umukobwa buteye ubwoba kandi se bwamubabarije ubutaha, ndetse bwamushenguye, bwamusenyeye umuryango, ndetse bwabashije kumugeza ku bintu bibi atigeze abona ku buzima bwe bwose. Akadutangiranye tubwira ati nabaye umukobwa wa papa, noneho bigeraho mba umugore wa papa. Ubu ni Sophia Johnson, gusa papa nawe yari umugabo mukuru ariko agifite amaraso ya gisore. Umugabo muremure wiyitaho, yambara neza ku buryo umukobwa wese cyangwa umugore wose kumwiyaka cyangwa se kumwiyima byari kuba bitamworohera. Gusa cyane cyane indoro ye niyo yari iganjemo ibimenyetso byakurura umuntu uwo ari we wese. Sophia atubwira ati ubuzima bwanjye bwari inkuru idasanzwe, iteye ubwoba, iteye agahinda, ariko nanone ku rundi ruhande byari inkuru cyangwa se byari ibintu bisekeje cyane. Ati ngo ubundi byatangiye mfite imyaka 20. Ari umukobwa w'ikimero wambaraga imenure nyine cyangwa twenda tugufi, amaguru yanjye cyangwa se ibibero byose byigenda nabishyize hanze. Akomeza atubwira ati ndetse mama wanjye yaransabaga ngo jya ugerageza wirinde nubwo wambara gutyo, kamema abana b'iyi minsi nyine baba bikontra, none umuntu w'umukobwa ugeze muri myaka 20 aba yitwara uko ashatse. Ndetse mama ngo we yaramubwiraga ati ngo ajye agerageza ngo yite cyangwa se yirinde ayo maso y'abagabo. Sophia Johnson akomeza atubwira ati papa yari umugabo w'icyubahiro ukomeye, wari ufite uruganda rukora imodoka muri leta ya Los Angeles, ndetse hafi no muri California hose agiye ahafite inganda. Mama nawe yari umunyemari, umunyamamodoka, umugore utuje ukora mu bitaro, ndetse wahoraga mu ngendo z'akazi. Sophia akomeza avuga ati umunsi umwe nyuma y'isabukuru y'imyaka yanjye 20, atangiye kubona papa amanga amaso, atari amaso ya kibyeyi gusa. Yarandebaga nk'umugore, ndetse andeba nk'umuntu nyine wakuze, winjiye mu bindi bihe cyangwa mu yindi myaka itari imyaka ya gikobwa cyangwa imyaka y'ubwana, nk'uko yandeze amfata nk'umwana we. Akomeza atubwira ati ijoro rimwe nari nambaye ikanzu ntoya y'umukara, ndagenda nicara ku bibero bya data wambyaye. Narasekaga nkoresha amagambo y'abantu bakuru, nk'uko ako kanya nari nafashe ibiyobyabwenge cyangwa se nari nanyweye ku nzoga nkeya. Nuko ndamubwira ati papa noneho senyura umwana, ubu ndi umugore. Umvuye Sophia, ubu na papa nawe yari ari kunywa ka divayi ke, aramwenyura arambwira ati ese Sophia mwana wanjye uzi ibyo urimo? Ubu nawe nyine yahise anyegera. Ubu ni Sophia ukunze tumbwiye ati ngo yaranyegereye n'ijwi rituje, amfata ku rutugu ndetse amfata ku ijosi. Nkuko nawe yari amaze kunywa ka divayi ke, nanjye nari wa mukobwa ushyushye ko, umukobwa utagoranye, wa mukobwa uhinduka vuba nyine, umubiri we uba active vuba. Byahuye na yanduro ya data, ibyakurikiyeho sinabasha kubisobanura neza, ariko kuva uwo munsi sinari ngibona data cyangwa se nkibona papa nk'umubyeyi wanjye gusa. Mama yasohokaga kenshi ajya mu ngendo z'akazi, kadusigurira ko njyewe na data dusigara mu rugo rwa rwenyine cyangwa turi twenyine mu rugo.
Njye naramenyereye kwifata nk'icyamamare mu rugo, nambaraga utwenda dukeye. Uwo ni Sophie ukomeje kutubwira, kandi utwenda dukeye kandi dutoya cyane cyane biteye amatsiko ku buryo umuntu wese wambona yari guhita angirira ihari, kandi amatako yose akenshi yabaga ari hanze. Nkagenda nkanyonga nyine ikibuno, ndetse nitwaraga kuri papa nyine nk'umuntu wita ku mugabo, ndetse nk'umukobwa wita ku mugabo kandi ushimisha umugabo uwo ari we wese, kuko muri iyo minsi sinari nkimufata nk'umubyeyi wanjye. Ijoro rimwe twari twicaye mu nzu ndeba filime y'urukundo, narangaye nibagirwa ko nicaranye nawe ku ntebe, uko nahise mushyiraho umutwe we ku rutugu rwe. Sophia atubiza tugira ati numvaga uburyo umwuka we uzamuka na parufe ye mu gituza bizamuka, nkumva biri kunshitsa cyangwa biri kugera ku marangamutima, uko yari ari guhumura nk'uduti twa Kedwood. Icyo ni igiti nyine kera muri California, nyine hano ntabwo twapfa kukibona mu Rwanda. Sophia akomeza atubwira ati ngo papa yise ambaza ati Sophia urabizi ko ibi bintu urimo bidakwiriye. Naraseke gatoya mutumburira cyangwa se mureba mu maso cyane, nuko ndamubwira ati ase papa wigeze wumva ibi bintu? Wari uzi ko ibintu bibujijwe ari byo biryoha? Umva uyu Sophia, umva ukuntu yashunga se ngo data wigeze wumva ibi bintu ko ibintu bibujijwe cyane cyane ari byo usanga biryoha? ngo gihe na kimwe ngo ugomba kwirengagiza ukagerageza ibyo bintu bibujijwe ukumva uko bimeze. Ubu ni Sophia. Ngo papa yaratuje ariko niyabyanze cyangwa nibyatinze, narebye uko ibiganza bye bitambika cyangwa se ibiganza bye yabishyizeho mu mugongo wanjye, sinari kwihangana, dore ko nari umukobwa uhorana amashagaga. Sophia akomeza tugira ati nahise mwurira cyangwa se nahise mwegera ndamwurira, agerageza kuntwara gake gake ariko ndamunanira pe, kuko numvaga nanjye atari njye, cyangwa numvaga nanjye ntagishoboye kwihagararaho. Ako kanya sinari nyibuka cyangwa sinari nyitayeho ko ari papa wanjye, namufashe nk'uhuye n'undi mugabo uwo ari we wese. Gusa nawe kwifata byaramunaniye, kuko ibintu papa twakoze uwo munsi byanyishe mu mutwe, kugeza aho n'amarangamutima cyangwa se ntamaraga umunsi wose tutaryamanye, kugeza naho iyo byabaga ngo wenda mare umunsi cyangwa ijoro rimwe tutahuye ngo turyamane ngo dukore imibonano mpuzabitsina, nameraga nk'umurwayi, nameraga nk'uwarwaye, nkirirwa nkonje ku buryo umuntu wese yambonaga agahita abona ko wagira ngo narwaye. Wumva urwego Sophia yari yagejejeho ibintu. Cyo cyumweru cyabaye itangiriro ry'urukundo rwanjye na data, urukundo rw'ibanga, urukundo rutari ruzwi n'undi muntu uwo ari we wese. Abavandimwe banjye, bakuru banjye, basaza banjye batari bazi, kuko bo akenshi babohoraga bari mu kazi, bamwe abandi baragiye kwiga mu bihugu byo hanze. Sophia akomeza tugira ati buri gihe mama iyo yagendaga cyangwa se yabaga asohotse mu rugo agiye mu ngendo z'akazi, aho ngaho twahitaga tumera cyangwa se twitwara nk'abakundanye ndetse bashakanye, kandi bahitaga bakora ibyo bashaka. Papa ntiyari abakibashije kwihagararaho, twahitaga dukora ibyo dushaka byose mu rwego rwo kwishimisha. Twajyaga mu mahoteli ahenze ndetse y'akataraboneka, tukajya gutembera muri za Huwe, anyambika impeta z'amabuye y'agaciro nk'umukunzi we. Sinigeze mbona amahoro cyangwa ibyishimo nk'ibyo igihe nari ndi mu rukundo na data wambyaye. Umve Sophia, ubwo nari mfite imyaka 24, ibintu byatangiye kumbera urusobe, birivanga nyine, numva ibintu byarenze ibitekerezo byanjye nk'umuntu. Sinari ngishoboye kugendana na papa mu muhanda, nta muntu n'umwe utadutunze cyangwa se utaduhanze amaso, bitewe n'urukundo twagaragazanaga hagati yacu, gusa tutitaye kuko abantu baravuga ngo wenda ngo ni umwana, ariko abantu bageraho baravuga ngo ni rukundo rungana gute hagati y'umwana na se wamubyaye. Uru rukundo rwabo hagati yabo ni rusanzwe. Sophia akomeza tugira ati mama yatangiye gukeka nyine ko papa, bitewe n'uko yari amaze iminsi aryamana cyangwa se akora imibonano n'umukobwa ukiri muto nyine, umukobwa ukimeze neza, ntiyari akiri akimushaka cyane, yari akigira irari mu gihe yabaga ari kumwe na mama wambyaye mu buriri. Umva urwego byari bigeze nyine kuri papa w'uyu mukobwa. Sophia akomeza tugira ati umunsi umwe nagiye gufata doshe, yagiye nyine koga, kiramo akaririmbo bisanzwe nk'umuntu wishimiye umunsi waramutse neza nta kibazo. Nari nambaye umwenda wa silk w'ijoro, wambitse ubusa birenze uko bikwiye.
Nsohotse nasanze mama yicaye ku buriri bwanjye ngiye mu cyumba nyine kwisiga no gukora utundi dukoresho, afashe telefone yanjye. Arambaza ati Sophia, ibi ni ibiki? Ako kanya naratengushwe nyine numva umutima usimbukiye mu birenge, numva ngiye kwikubita hasi. Nararebye nitegereje mbona ari mu butumwa nagiye noherezanya na papa, amagambo yari yuzuyemo urukundo, indirimbo ndetse n'amabanga yacu yose uko twagiye tuyagirana. Ati nanjye nihuta mama ndagusobanurira. Uyu ni Sophia, ubu noneho mbaye iki? Mama yitavuga ati mbaye iki? Ubu wankuyeho koko birangiye nawe umukobwa nibyariye ari wowe unwariye umugabo. Umugabo wananiye abantu bose, umugabo wirutse mu bandi bagarika akagaruka ko birangiye ku mukobwa wanjye ari wo mutwaye. Ubu koko ndabambwa nzerekeza he? Ubu ni mama Sophia. Sophia ati ntacyo nari kuvuga, ibyakurikiyeho byari igisasu. Mama yahise ahamagara polisi ako kanya igitaraganya. Papa yararezwe icyaha cyo gusambanya umwana we, urugo rwacu rusenyuka guto, njye mbura ibintu byose ndetse mbura n'urwo rukundo rwa papa nari nishingikirijeho, kuko nawe ako kanya ntiyari akibashije kurungaragariza. Sophia akomeza atubwira ati uyu munsi mfite imyaka 25, ndi umugore ubayeho mu gahinda, ntabwo nakomeje gukundwa nk'uko byari bimeze mbere. Ibanga ryanjye rirandemere ndetse no kugeza aka kanya riracyanshengura, riracyambagabaga ku mutima. Hari ubwo nibaza ko mbese nanjye nari umunyabyaha cyangwa nari narakunze nabi. Sophia akomeza atubwira ati sinashakaga gusubira inyuma cyangwa sinshaka gusubira inyuma, ariko nanone sinzi impamvu cyangwa sinzi niba nzabona undi mugabo uzankunda nk'uko data yankunze. Yagize kuba mu rukundo bya kibyeyi, arenzaho aruvanga n'urukundo rwa kimuntu rusanzwe nk'uko wakunda undi muntu, noneho biba urukundo rw'uruhuri cyane ku buryo nanjye kumwibagirwa numva bitazigera bishoboka. Akomeza Sophia arangiza atubwira ati icyo nzi ni kimwe, urukundo rw'ubujiji cyangwa se urukundo rubujijwe ruraryoha cyane ntaho ruhure n'urukundo rusanzwe, ariko iyo ruje kurangira nyine rugusigira inkovi idasanzwe cyangwa inkovi itazigera isibangana na rimwe ku mutima.